Ndabizi warababaye, ndabizi warashavuye, ndabizi washegeshwe n'agahinda, abawe bicwa n'ipanga, abasigaye bahigwa bukware. Mbega ubwoba buntahe, mbega imivo y'amaraso, urusaku rw'agahinda rwuzuye amarira n'imiborogo, njye sinzi niyo narindi, nabonaga gusa mungu. Mbega ubuhiri, imipanga ndetse n'ibindi, ibyo byose byatwaye abacu, iwacu hasigara amatongo. Ese wari uzi ukuntu iwacu hari ibyishimo, nta bibazo biharangwa, abana batemba itoto kubera amata y'iwacu? Ariko ibyo byose bijya kugenda, nta n'inyoni yatanze. Mbega ijoro, mbega imvura, umutima wanjye wateraga cyane, nta n'utuzi. Mbega amajoro nagiye, ngenda niruka cyane, mfutse nuzuye ibikomere, aho ngeze hose bantera utwatsi. Nanjye mba ndirutse cyane, mpunga ngana ibishanga, ngenda ndaswa amasasu, bidatinze barasamo ibombe, ni njye njyenyine wasigaye. Ese wari uzi ukuntu data n'abandi bantu bacigatiye akabindi, basoma bari no guseka? Ariko se nyuma y'ibyo nindamweretse n'inyinya. Ndibuka na mama wanjye, urukundo rwe rudasanzwe, agenda yiruka cyane, ahindukira ubudatuza, ngo nkunde mbeho nanjye. Ariko se nyuma y'ibyo ntibamunyiciye mu maso? Hari n'igihe nicara ntuje, natekereza ku byo nabonye, umutima wanjye ugatera cyane. Yo mugenzi wanjye, twibuke twiyubaka, wiheranwa n'agahinda, va mu icuraburindi, dutekereze imbere hacu heza. Iyi ni intego yacu itugezeho y'ino mivugo, mbibutsa ko twibuke twiyubaka ku nshuro ya 30, turwanye abo bose bapfobya amateka kuko ari ayacu.